ituze ry'umutima umuntu ahabwa n'umubano mwiza afitanye n'Imana nawe ubwe n'abandi ndetse n'ibintu byose birimo n'ibidukikije ni igisobanuro cy'amahoro gitangwa n'umuryango uharanira amahoro AGITI Association de Jeunes de Sécharere Rwanga. Ukuri nako uyu muryango watangije gutera ibiti byiswe igiti cy'amahoro ku bigo by'amashuri. Padiri Yakaremye Theogene washinze umuryango AGITI avuga ko igiti cy'amahoro kigomba gufasha urubyiruko gusobanukirwa uko amahoro yubakwa rugihuza n'igiti gisanzwe ndetse n'igiti cy'ubuzima nk'uko ishyamba ari ibihaha by'isi biyifasha guhumeka. Iki giti nacyo gifite ibice birindwi bihuzwa n'ubuzima bw'umuntu, aho imizi ari amateka y'umuntu, igihimba kikaba uko ahagaze, amashami akaba abamukomokaho cyangwa abamureberaho, ni mu gihe amababi afatwa nk'amafunguro naho indabyo zikaba imishinga aba afite, ni mu gihe kandi imbuto ari byo amaze kugeraho, anaho amahwa akaba ingorane umuntu ahura nazo. Bityo rero ngo kwita ku bice byacyo neza bigafasha kubaka umubiri muzima ku buryo n'inzitizi umuntu ahura nazo atiheba ngo yumve ko ubuzima bwarangiye. Padiri Yakaremye Theogene agasobanura ko kubitera ku mashuri ari ukugira ngo abana bahorane iyo shusho ubuzima bwabo babugereranya n'ubw'igiti, bityo bubake amahoro aho bari hose kandi n'igihugu kigira abaturage beza bafata neza ibidukikije kandi bubahana mu mahoro. Ibyo rero bikazaha mu buzima ku giti cye, bigaha ubuzima ku minote, bigaha ubuzima igihugu, ndetse ubwo n'isi nayo ikaboneraho. Nguwo umurongo mugari w'igiti cy'amahoro dutera duhuza n'igiti cy'ubuzima, ariko tuganira no kurinda no kurengera ibidukikije. Ku ruhande rw'abarimu bavuga ko ihuzwa ry'igiti cy'amahoro n'igiti cy'ubuzima hari impinduka zigaragara ryazanye, urugero nko kongera imyitwarire myiza mu banyeshuri kuko baba bahuje ubuzima bwabo n'ibice bigize igiti, bigatuma n'ibyonnyi birimo ibiyobyabwenge, inda zitateganijwe n'ibindi byibasiye urubyiruko bitabageraho ku buryo nta nda zitateganijwe ziheruka mu bigo by'amashuri bakoreramo. Ni mu gihe no ku ruhande rw'abarimu ariko bimeze kuko bafata abanyeshuri nk'amashami yabo, bityo ntihagire umunyeshuri uva mu ishuri ngo baterere iyo. Agasangwa Gilbert ni umurezi mu rwunge rw'amashuri rwa Bushonyi mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Bugesera, hamwe na Nsabiyumva Isaac ukorera mu rwunge rw'amashuri rwa Buye mu murenge wa Mageragere mu mujyi wa Kigali. Bose ngo kwita ku giti kugira ngo gikure neza bigereranwa no kubaka amahoro kugira ngo agere hose. Dukoresha ibishoboka byose iyo umwana avuye mu ishuri tutitaye ku cyamuvanyemo, umwana tujya kumuhiga tukamuzana, kuko iyo yagiye akavamo bitacubigiranye nuko wafata umuhoro ugatema rya shami. Ubona ko byibuze hari ikintu byibuze kiri no guhinduka ari mu banyeshuri ubwabo ndetse natwe ubwacu n'abarezi, hari icyo duhindukaho kandi tugahindura na bagenzi bacu. Ku ruhande rw'abanyeshuri bavuga ko hari ubwo bumvaga bata amashuri, ariko nyuma yo gusobanukirwa n'ihuzwa ry'igiti cy'amahoro n'igiti cy'ubuzima byatumye iyi myumvire batandukana nayo. Ibi kandi biri no kubafasha kwirinda ibishuko ibyo bita ko ari ukwihanduza amahoro kugira ngo abajombi. CY'AMAHORO Rachel yiga mu mwaka wa 3 ku rwunge rw'amashuri rwa Bushonyi, na Uwase Adelphine wiga ku rwunge rw'amashuri rwa Buye ni bamwe muri bo. Kuri bo ngo uko igiti gikura bibafasha kugaba amahoro muri bagenzi babo. Ari ukuntu najyaga muranda ikibazo mu muryango wanjye, rimwe na rimwe ngo nshobora kuba natana ishuri, ariko aho nasobanukiwe n'uburyo bwo kwihanduza amahoro kwijombe byamfashije kumva ko nashobora guta ishuri ahubwo nkakomeza kwiga kuko imbogamizi mu buzima zibaho. Nagiye mpinduka aho nanjye uko igiti gikura nanjye nkagaba amahoro muri bagenzi banjye. Hari abavuga ko urubyiruko rw'iki gihe ruri kwangirika, bityo bikazagorana kubona abaturage bazima mu bihe biri imbere. Uko siko Padiri Yakaremye Theogene mu muryango AGITI abibona, abishingira ko urubyiruko rwinshi ari urumeze neza kandi rutanga icyizere. Akavuga ko gahunda y'igiti cy'amahoro inagamije kurwereka ko ejo heza hashoboka na bake bangirika bagabanuke, ari nako abasaba guhorana mizero bagasohoka mu maganya. Icyizere ngenda gifite. Noneho rero kubijyanye n'ibyo turimo gukora no kugira ngo nabo ngabo bangirika no bagende baba bakeya, noneho isi rusheho kuba nziza. Ariko suko tuvuga ngo ibintu byaracitse. Mbese amizero ni ikimenyetso cy'ubuzima. Abantu rero nibigiremo ubuzima Imana ibutanga ntaho yagiye. Nkibutse ko umuryango AGITI washinzwe mu mwaka wa 2004 ukaba wibanda ku nyigisho zimakaza amahoro, aho haranira ko ikinyejana cya 21 gitandukana n'ibinyejana byakibanjirije byagiye birangwa n'intambara nyinshi zahitanye ubuzima bw'abantu. Ibuka binyuza mu matsinda yagwiza amahoro n'izindi gahunda zimakaza amahoro. Na Cypridion HABIMANA ku bwa Radio Huguka.